Halo, muraho mwaramutse mwiriwe. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe, Yesu ashimwe, muraho mwiriwe neza. Ubunje nitwaje intwaro ikomeye cyane idufasha muri uru rugendo, ituma imitsi twicuma, igenda yicuma, ituma tumenya ubwenge, ituma imitsi yacu yicuma, tukagerageza kubaho tutanduranyije, nubwo wenda bigoye rimwe na rimwe. Hariho n'igihe tugerageza ariko bikanga. Hari umuntu w'Imana wanditse muri Bibiliya ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi n'ibyaha. Yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga. Ubwo rero ni byiza ko tugerageza, kubera ko nyine ni ukugerageza. Twabishobora kwitwara neza 100% twambaye inyama n'amaraso, ntabwo twabishobora, ariko nyine tugomba kugerageza. Ubu rero narinzanye ino ntwaro ndi kuyibereka kugira ngo mbasangize ijambo nasomye kare, ndisubiramo numva ni ijambo riri mu bwenge. Iryo jambo riri mu gitabo cy'Imigani ibice 29 umurongo wa 12. Iri jambo rero narisomye numva rwose pe mbonyeho icyo kuvuga. Hari ukuntu cyangwa reka maze ndisome noneho wenda ngira icyo ndivugaho nyuma. Imigani ibice 29 umurongo wa 12 aravuga ngo iyo umutware yita ku mazimwe abayoboke be bose baba abagome. Iyo umutware yita ku mazimwe abayoboke be bose baba abagome. Natekereje cyane kuri iri jambo, numva iri jambo ririmo icyigisho, kandi numva pe mukuri hari ibintu tugiye tubona mu buzima bwa buri munsi kandi bisanzwe no muri Bibiliya, ariko nyine tutabizi ukumva nubizi. Ariko iyo mbonye ijambo nk'iri ngiri rirantangaza. Iyo umutware yita ku mazimwe abayoboke be bose baba abagome. Hari ukuntu umuntu aba ari umukoresha ufite abakozi nka 20 cyangwa ufite n'10. Niyo waba ufite 2 bo mu rugo, urera abana n'ukora imirimo, wenda 3 urera abana ukora imirimo, ukora ubuzamu, ubwo ngabo ntibabaye 3. Rero hari ukuntu hari abantu babakoresha nyine bumva amazimwe pe. Amazimwe nyine ni amazimwe, nta kindi kinyarwanda cyayo nayabone. Amazimwe ni amagambo abonetse yose. Ubwo rero abo bantu ndabazi ko bakunda kubaho cyane. Hari n'umushuti wanjye baherutse kwirukana mu kazi, antekereza ibintu byamubayeho, ukuntu nyine shebuja yumva amabwire cyane, yumva akunda rumazi cyane, ukunda kumva ibintu by'ibihuha, ibyo bamubeshya, amabwire, ibidafite 12, ibidafite hepfo no haruguru, apfa kuba gusa yumvishe ako kantu. Rero iyo umutware yumva amabwire, cyangwa umubosi cyangwa umukoresha yumva amabwire, abakozi be bose baba bagome. Uti baba bagome kubera iki? Iyo ufite umukozi, ufite abakozi muri kampani yawe, bakaza bakakubwira bati kanaka ariba, icyo gihe ugahita ubyumva udashishoje, wumvisha amabwire. Kumva amabwire ni ukumva nyine ntunashyire no mu bwenge bwawe, byibuze ngo uhite wibaza ngo ese ibintu ni ese kubera icyo uno muntu ambwiye ibi ngibi, ubu si ugushaka kunteranya na kanaka, ubu si ukugira ngo kanaka mwirukane, ubu ntibafitanye wenda amabifu, ntashaka yuko agenda. Ibyo bintu rero iyo utabashije kubyumva, ntubashe kubyumva, cyambere abakozi bawe bahora barakaye, kandi ikindi cya kabiri bakaba bagome. Uti baba bagome mu buhe buryo? Hari ukuntu nk'ubwo ngubwo wenda nko muri kampani cyangwa muri business, reka mvuge business, umukoresha wawe bahora bamubwira ngo kanaka ariba, uyu n'uyu bariba, uyu n'uyu bakora ibi n'ibi. Noneho wa muntu uhora yumva yuko ashinjwa kwiba, nawe igihe kiragera, iyo ari umuntu ugasenga, akaba nyine umugome, akaba umuntu w'umugome utafite rutangira, w'umugome ushobora kwiba, akavuga ati bya bindi noneho bamvugaga ndeka mbikore, babivugira ukuri, basi be kuzajya banabivuga ntabikoze. Ibyo ngibyo ni ubugome buba buturutse ku muki
umutware, ku mutware wita ku mazimwe. Iri jambo rero ndarikuzaniye niba uzi yuko ukurikira Humura TV Show, ukaba uzi yuko uri umukoresha w'ahantu, ukaba uzi yuko ufite kampani uyoboye, ukaba uzi yuko ufite abakozi benshi uyoboye, ukaberega niyo yaba umwe mw'abantu we, niyo yaba umwe, buriya nawe yaba izo mpamvu zose zamukora. Niba uzi ko uri umukoresha w'umuntu uwo ari we wese, ukaba uzi ko wizera Imana, ukaba wumvisha iri jambo, niba udashaka yuko abagukorera cyangwa abakozi bawe b'iyo kampani yawe cyangwa b'urwo rugo rwawe cyangwa b'izo bizinesi zawe cyangwa abakozi bose ukoresha, niba udashaka ko baba abagore, irinda amabwire. Ko buriya amabwire aba afite types nyinshi cyane, afite ubwoko bwinshi, ntabwo uzi ubikubwiye icyo ashaka, kuko bibaho pe. Hariho n'umuntu utishimira yuko umuntu aba ahandi, gusa akumva yuko yagufata akakandagaza, akakubona uri hanze utari mu kazi, akakubona utanezerewe utishimye, akakubona niyo waba uri muri ako kazi waba urimo utameze neza. Ubwo rero mwabakoresha, niba uzi yuko ufite abakozi, irinde kumva ndakubwira, kuko ba bakozi niba babagome niwo uzaba ubigizemo iki uruhare. Kandi hari ikintu ngiye kubabwira, iyo umuntu adakunda kumva amabwire ntabwo barayabazana bwa mbere ukabyihorera, bwa kabiri ukabyihorera. Ndakubwiza ukuri, nta muntu ujya ukuzanaho amabwire inshuro 3 abona nta kintu bikoraho. Icyo gihe iyo aje abona utabyumva rwose pe, arakwihorera, aravuga ati urananiye. Agenda yijyanye ubwe, agenda kinyuma, kuko aba yumva agenda amwaye, agenda yumva nta cyubahiro afite imbere yawe, agenda yumva yuko wamutahuye. Rero ni ukuri, no kutumva amabwire biri mu bintu bihereza umuntu icyubahiro, bikamuhereza agaciro, bigatuma yumva yubashywe ahantu hose. Ubwo rero inshuti zanjye, akantu ko kwirinda amabwire kakurinda intambara za hato na hato. Uzi ko hari igihe umuntu aguteranya n'umukozi wawe ukamwirukana rwose, kandi mu by'ukuri anarenganye, nyuma watekereza ugashaka ikintu waba waramuhoye ukakibura, ukumva uranamwifuje. Ni ukuri kumva amabwire ni bibi pe, ni bibi, kandi umuntu utumva amabwire ntabwo bamumenyera. Nagira nkubwire ko nutumva amabwire nta muntu n'umwe uzigera kumenyera. Iyo byigeze kumbaho bigeze kujya banteranya n'umukozi wanjye simbyumve, noneho barenga n'intera bakajya bavuga ibintu ntashobora kuvugira hano, bamuvugaho ibintu adashobora gukora, simbyumve. Nagira ngo mbatangarize ko kubera kutumva, ahubwo uwo muntu wayazanaga ari we muntu twashwanye, no gusuhuzanya ntashobora kwisuhuza. Kubera iki? arantinya. Kubera iki? respect. Kandi none hakumva aranandakare kubera yuko ntari mu gatebo ke, ntari mu rwego rwe, ntari ku murongo bagenderaho. Rero kutumva amabwire bitanga amahoro pe. Hari igihe wumva amabwire ku muntu wari kuzakugirira umugisha, kuzakugirira umumaro, ukumva amabwire ku muntu wari kuzaboneraho umugisha, ukumva amabwire ku muntu mbese wari kuzakugeza kure muri iyo bizinesi yawe, wari kuzatuma iyo kampani yawe izamuka ikagera kure. Ariko kubera yuko wumvisha amabwire, wamuhinduye umugome, akagukorera ibidakorwa, akagenda kwibye, akagenda aguhemukiye, agukorera n'ibindi bintu bitari byiza, kandi nawe ugasigara ubabaye. Ubwo rero guys, mwebwe mukurikiye Humura TV Show, rwose aka ni akanama k'umunsi, kutumva amabwire mubigire intego, kandi muzambwira uwo bizakorera ageza yandika hano muri comment. Icyo kintu mbambasa, uwo bizakorera nzajya nk'inama ikamukorera, ujye ugerageza wandike muri comment kugira ngo nanjye bimpe motivation, mbone yuko ibyo nkora. Gusa hariho abantu bajya bampa feedback nziza, ariko bakazimpa inbox. Mujye mutera n'intambwe, mwandike muri comment kugira ngo bifashe n'abandi. Rero akantu ko kumva amabwire, akantu ko
ukita ku mazimwe, niko hano Bibiliya ntagatifu yakavuze. Akantu ko kwita ku mazimwe ni akantu kabi gashobora kuguhindurira ubuzima, kakabufata kakabuhindura nabi cyane, kagafata ubuzima bwawe kakabujugunya mu mwobo. Ubwo rero yari inama y'umunsi. Imana ibane namwe, ibagirire neza, ndabifuriza ibyiza gusa. Imana ijye ibafasha, kandi icyo mfite namere ko nzajya kibaha. Namwe icyo mugomba kumpa ni ukunkorera subscribe, mugakora like, mugakora share and comment. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Bye.